Tuyisenge Rusi ugarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi mukurikirana ku Mubyeyi TV, aho tugenda turebera hamwe ibyafasha umubyeyi utwite mu gihe atwite kugeza abyaye ndetse na nyuma yaho. Nk'uko rero abadukurikira benshi babyifuje, badusabye ko twazavuga ku kiganiro cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina mu gihe umubyeyi atwite. Baribaza bati ese koko umubyeyi utwite akwiye gukora imibonano mpuzabitsina? Ese yakorwa ite? Ese niba atabyemerewe hakorwa iki? Birumvikana rero yuko amezi 10 umubyeyi amara atwite ni amezi menshi cyane ku buryo adashobora kubaho ayo mezi yose adakora imibonano mpuzabitsina kandi abana n'umugabo. Ahangaha turagira ngo tuvuge yuko nta mpamvu n'imwe ihari igendanye no gutwita yabuza umubyeyi utwite gukora imibonano mpuzabitsina, keretse abaye afite impamvu runaka yaba ituruka ku ruhande ishobora gutuma yumva adakeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Muri iki kiganiro rero tugiye kuvuga muri make, muri rusange, ibyerekeranye n'imibereho y'umubyeyi utwite n'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko tumaze kubivuga, ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza yuko umubyeyi utwite akwiriye gukora imibonano mpuzabitsina, ariko hakagira ibyo twitondera mu gihe iyi mibonano mpuzabitsina iri gukorwa. Reka tubanze tubabwire yuko imibonano mpuzabitsina icya mbere ikorwa n'ubwonko. Ni ukuvuga ngo umubyeyi utwite wese iyo adafite ibibazo bimuhangayikishije mu mutwe, adafite impamvu runaka z'agahinda, kwiheba cyangwa se n'ibindi bibazo bimugoye, ubundi mu buryo busanzwe yakaba akenera gukora imibonano mpuzabitsina. Rero iyo adafite ikibazo kindi cyerekeranye n'ubuzima, akwiye kwibwira ko ari amahoro agakora imibonano mpuzabitsina nta ngorane abifitemo. Ahangaha ndagira ngo nshimire cyane abantu bagiye baduhamagara batubaza bati ese twakwitwara dute? Bigaragara ko hari ikibazo gihangayikishije abantu benshi badukurikiye, cyangwa se gihangayikishije abagabo babana n'abadamu batwite. Ugasanga nk'umugabo arikanga avuga ati reka da ntamukoraho, hakagira ingaruka zishobora kubaho. Ndagira ngo mbwire abagabo yuko gukora imibonano mpuzabitsina nta kibazo, ahubwo hakwiye kwitonderwa cyane cyane uburyo iyi mibonano mpuzabitsina ikorwamo. Reka ngaruke ku buzima bw'umubyeyi utwite. Aba ari umuntu ufite intege nke koko, nk'uko ubushakashatsi bwagiye bubigaragaza, bagira intege nke ndetse rimwe na rimwe bakwumva bameze nk'abantu b'abarwayi, nubwo gutwita ubwabyo atari uburwayi. Abagabo rero, reka mvugane n'abagabo hano mbibutse yuko ukwiye kumenya ubuzima bw'umugore wawe. Ese umugore wanjye ko atwite ameze ati? Akunda iki? Arya iki? Abayeho ate? Afite ayahe mahoro? Afite uhe mutekano mu rugo? Ibyo byose bifatanyiriza hamwe mu kuyobora iki gikorwa mpuzabitsina neza. Icyo ndi kuvuga ahangaha, usanga ababyeyi benshi baba bafite za ntege nkeya, hakwikitiramo n'uburwayi, akaba rwose yakumva adakeneye ya mibonano mpuzabitsina. Uyu mubyeyi utwite ashobora kunanirwa cyane, akumva umubiri we udashobora gukora cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Umubyeyi utwite ashobora guhangayika, wa muhangayiko ukamutera kumva adakenera gukora imibonano mpuzabitsina. Ashobora kuba afite ikintu kimubabaje, agahinda. Ashobora kuba ari wa muntu wihebye, yumva afite ibintu bimugoye mu buzima. Ibyo byose bikaba byatuma yakumva adakeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Rero iyo tuvuga ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina ku mubyeyi utwite, ibyo byose turebera hamwe muri rusange. Ubuzima bwe bumeze bute? Ese uyu mubyeyi ni muzima mu buryo bufatika, ntabwo arwaye? Icyo ni ikibazo kimwe tugomba kwibaza. Ese uyu mubyeyi wacu aratuje mu bwonko? Afite amahoro yose akenewe kugira ngo yumve aguwe neza? Kuko ibyo nabyo bigira uruhare mu gukora imibonano mpuzabitsina. Ese umuryango arimo umwitayeho gute? Aho si wa mubyeyi utwite uvunika cyane, ukora imirimo imuvuna ku buryo aza kugera igihe cyo kuryama yumva yanegekaye adashobora gukora imibonano mpuzabitsina? Ahangaha rero ndagira ngo mbabwire yuko iki gikorwa ari igikorwa kireba ubuzima muri rusange. Abenshi bavuga ngo ubwo singa imibonano mpuzabitsina ngo bisaba iki? Bisaba ibyo byose: ko afite umutekano mu mutwe, umutekano w'ubwonko, ko afite ubuzima buzima, amagara mazima, atarwaye, ko uyu mubyeyi yariye neza, ahaze, aguwe neza, ko uyu mubyeyi yanyweye ibyo kunywa bihagije mu mubiri we wose, akaba yumva ari umuntu ufite imbaraga zikenewe zose.
ahangaha rero icyo nahamagarira abadukurikiye n'abatwumva ni uko imibonano mpuzabitsina ari igikorwa kidahagarara igihe umubyeyi atwite, ahubwo bikorwa bite, bikorwa ryari. Reka wenda mvuge gatoya mu gihembwe cya mbere cy'inda ku mubyeyi utwite. Nk'uko twabibonye mu biganiro byatambutse, umubyeyi utwite akenshi ajya yumva ububabare mu kiziba cy'inda. Reka mbibutse yuko iyo uyu mubyeyi utwite akoze imibonano mpuzabitsina kenshi bishobora kuba imwe mu mpamvu yatuma bwa bubabare bwo mu kiziba cy'inda bwiyongera. Iyo ari igikorwa gikoreshejwemo imbaraga nyinshi bishobora kuba intandaro yatuma bwa bubabare bwo mu kiziba cy'inda bwiyongera. Ibyo rero bikaba byatuma umubyeyi utwite yumva ataryohewe n'icyo gikorwa ndetse akumva atagikenera kuko kimubangamira. Mu muco wacu usanga abamama benshi bagira isoni zo kuvuga uko biyumva ku gikorwa kirebana n'imibonano mpuzabitsina. Muri iki kiganiro ndagira ngo mbwire abantu yuko ubushakashatsi bwagaragaje ko uyu mubyeyi utwite uri mu iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina akwiye kuvuga uko yiyumva, akabwira mugenzi we niba ababara, niba yumva amerewe nabi, niba uburyo arimo butamuguye neza. Niwe ukwiye kuyobora iki kiganiro, mugenzi we nawe akagerageza kumwumva kugira ngo amufashe kugira ngo cya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitaza kumubera nabi, bigatuma no mu minsi izakurikiraho azabitinya cyangwa akabyanga. Mbibutse yuko iki gikorwa gikozwe nabi bigira ingaruka ku bwonko, ku buryo ubwonko bushobora kubika aya makuru atari meza, no mu gihe kizaza wa mubyeyi akumva adashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Iki gikorwa tukazaba tuzakivuga mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzagaragaza umubyeyi akwiye kuba ameze ate, umugenzi we bari kumwe, umugabo we akwiye kuba ameze gute.